Ikaze kuri Ambara Neza Samuel. Kuri nimero 0788 79 45 18 na 0722 82 04 10. Ushobora kutwandikiraho ubutumwa kuri WhatsApp cyangwa se ukaduhamagaraho. Noneho tugiye gukora akaboko karekare ko bakora puwanye. Turitegereza neza. Dore ya ni amaboko ku muntu utazi ukuntu bakata ishati, arebe hari video yerekana uko bakata ishati, noneho biraza gukemuka neza namara kubibona. Ahangaha aho baca naba yahabonye, nta kibazo. Dukomeze turebe. Dutera ipasi, noneho twamara gutera ipasi tugakora akantu ko gutera hano hasatuye. Murabona turi gutera ipasi, noneho mu kanya nuko turasatura. Dukore ka kantu, niko batera ipasi amaboko, niko babanza kuyatera ipasi. Noneho tugiye gukora icyo bita akapanye. Noneho dukata verizorine ifite rimwe, ariko njye nakoresheje 1 ariko niyo wakoresha 1 ntacyo bitwaye, gusa ugomba kumenya ibipimo kagira. Ugahinaho ku ruhande, wamara guhina ukaza kugakora gafite inch imwe, ugakora gafite inch imwe. Urabona ubu kano nkakoze gafite rimwe, nabyerekanye ni rimwe gafite. Ugomba rero kugakora gafite rimwe. Noneho rero kugira ngo uze kugakora imitwe ibiri, uwo hejuru no hepfo, kamwe kajya ibumoso kandi kajya ku kaboko k'iburyo, byibuza ugomba kugakora gafite 15. Ugakora gafite 15 uburebure. Ibyo ngiye kubereka. Suppress my feelings 'cause I know what's best. Kare turagasoje, tugiye gukora kandi ko mu rundi ruhande. Nako turakata verizorine ifite inch imwe, noneho twomeke tuze gukora ko mu rundi ruhande. Mukomeze mwitegereze neza, ibintu byose mubirebe. Ibintu byose mubirebe ko babikora. Again.
utungutu rero iyo dusoje ukora udutoya, utundi dutoya tuba dufite igice mu gihe ka kandi kari gafite rimwe. Rero niko turi gukora. Akangaka gafite igice, noneho uburebure karaba gafite 12, 6, 6, noneho tuze kugatera. Nako rero ukuntu bagahina nako ni nka kandi, sibyo kuko ntabwo kaba gasongoye hepfo, ntabwo kaba gasongoye. Akangaka urahina warangiza ugahita ugatebezamo. Ibingibi bisoje uhita ugatebezamo, urabona ese kajyamo. Noneho ako hasi kakaba gasumba ko hejuru, kugira ngo nuza kudodera hejuru kakandi ko hasi urudodo nabwo ruza kugafata. Urabona turapimye dusanga gafite 6, twise tugagacamo 2. Kamwe no urabona ako hasi kaba gagomba kurengaho kuko hejuru. Noneho tugatereho, mwitegereze neza ukuntu bagateraho. Mbese aho wakase uhita uhacomekamo, wamara kuhacomekamo ugahita udoda. Noneho ubu runo rudodo rwo hejuru rurahita rudoda nako hasi, bibe bikomeye bimeze neza. Mwitegereze neza. Hano uhita uhakata uringanije, ukakata uringanije. Noneho warangiza ugahita uzingamo 2, wamara kuzingamo 2 ugahita ushyiramo ibipimo ugabanyije 2. Urabona uyu nguyu afite 9, turahita dushyiramo 4 urabona uyu nguyu turahita tumushyiriramo 4 bitewe n'ibipimo twamupimye. Urabona hano ubanza kuhashyira akadodo kugira ngo bitaza kwasama uri kuhadoda. Ibi rero iyo usoje uhita upima umuzenguruko wako kugira ngo uze kubona uko uza gukora akabandi. Urabona 10 hari kubura akantu ngo bibe 10, niyo mpamvu hano twongeye tukagabanyaho kugira ngo byuzure bifite 10 bitaza kutuvangira mu mibare yacu. Umuzenguruko rero iyo umaze kuwubona uhita upima akabandi. Akabandi kagira uburebure bwa 2 n'igice. Umuzenguruko twabonye ko ari 10. Urabona ni 2 n'igice turi gupima. Umuzenguruko turaza gukora 10. Utegereze neza kugira ngo hatagira n'ikintu na kimwe kibacika. Hano uhita uharinganiza neza. Bibutsa ko iyi ngiyi ari firezoline turi gukata kugira ngo tuze kuyomeka ku gitambaro.
Twasoza gukata verizorine rero tugahita tuyomeka ku igitambaro cyacu twatunganyije neza, tugahita twomekaho ya verizorine. Noneho nyuma yaho tukadubura tukayidoda, tukaza kuyitera kuri ka kaboko kacu. Stuck to your teeth, you got porcelain under your skin, and I'm all for it again and again and again. For someone you don't even know what you could have done. To tell you the truth, I love porcelain. Mbibutsa ko kugira ngo bigende neza ku gitambaro cyo kudubuza nacyo twomekaho verizorine, naho dushyiraho verizorine kugira ngo akabande kacu kaze kuza kameze neza cyane. Mwitegereze neza, ariko hari abantu ndi kunenga ku muntu utarakora subscribe rwose ari kutwiba. Nakore subscribe kugira ngo tubone uko dushyiraho ibintu byinshi n'abandi bige n'ibyo bakeneye. Subu byakumarira iki kwiga utariyandikishije? Hari ahantu mpita ngenda nkabibona ku muntu wese wakoze subscribe, ndabibona chat najya mbasubiza nkababwira ati mwakoze. Nkavuga ati mwakoze rwose, tuzashyiraho izindi video. Mbese niko ko nzari bigisha, ahubwo abantu badakurikirana amavideo nibo bagiye kuzahomba. Ariko mukoreshe ya abo musharinga nabo mabwire bakore subscribe, bakore like na comment kugira ngo menye mbese ibintu ndi kwigisha biri kujyamo. Nshimira ku bantu bakoze comment bakansaba ibyo bakeneye kwiga, bibutsa ko iyi shati turi kudoda ni made in Rwanda profession. Wa muntu wari wabinsabye rero niyitegereze neza, kuko nyuma y'akaboko ndashyiraho ukuntu badoda ryakora, ndetse n'ukuntu bateraho twa turimbo twa made in Rwanda. Byose ndabizi ko nzabibaha neza kandi nta kiguzi, kireka wenda kuba wariyandikishije ugakora subscribe. Wowe niba uri kureba iyi video, hepfo aho ngaho munsi y'iyi video ukaba uri kurebamo akajambo k'umutuku kanditseho subscribe, gakandeho kaba umukara. Niba katari kaba umukara ntabwo wakoze subscribe. Gakandeho kaba umukara, nikamara kuba umukara uraba utumye hajyaho video nyinshi, kandi muri video nyinshi harajyaho n'iyawe ukeneye. Komeza rero uryoherwe n'iyi video. Niba iyi video uri kubona ari nziza, yakuryoheye cyangwa se wayikunze, kora kuri like numara kuyikoraho ukore kuri share. Rwose nanjye mbigishe ibintu byose neza. Hari abantu batari bazi gukora amaboko maremare, ariko nizere ko iyi video igomba kurangira byose mubimenye. Rwose nzashyiraho n'izindi video zijyanye nabyo.
rero iyo dusoje kugateraho, urabona dusoje kugateraho, duhita twigira ku ipasi tukagatera ipasi kakarambuka neza fresh. Nk'imvugo zabo nyine ngo ni fresh, kamera neza ku buryo nawe ukareba ukabona kabereye ijisho, ku buryo umukiriya akambara akavuga ati ko biri rwose hari icyo nanjye nakoze, hari icyo namenye. Nk'ubu nawe hita utangira umwitozo. Please iyi video birabujijwe kuyidawunirodinga, uyidawunirodinga, ahubwo akakunaniye hagarika ubanze usubize inyuma ukarebe, wongere kugeza igihe kamerera neza. Murakoze kunkurikirana, Imana ibahe umugisha.